abo mitima y'abantu ugasanga imitima y'abantu irababaye cyane. Reka dutangira gapera. They're called Division, a Black Ops program that has now gone rogue. Previously on Nikita, incamake za Nikita kurikira wirebere rero. A Black Ops program that has now gone rogue. If I was on umugara cyagira ati imyaka ijya kugera kuri 3 maje ko nakurwa muri gereza by'ukuri kurikira imvire rero. And to do that we need to find the black box. Mugenze n'abatiyonza kuba ndimo imbere hari icyo nakabaje kuba nagufasha ngabo. Icyo bakeneye uko ari babiri bakene black box gero bashaka bagira icyo bageraho ngabo black box. Ari Operation Sparrow igomba kuba yaba Operation Sparrow. Akazi na kafilm ga kandi the same title the same name Nikita. The sound video library, the best speaker in Tony, wherever you can go. Do we have? Burkhoff said the op will go active. Abuko bakaje bihuta bagenzi baje bihuta kwabaje kuba bare bakarangiye mukobwa hari ahantu yafatiwe kubera amakosa runaka ari yakoze mu gihe bari kuza baturuka somewhere abara kwekare aka black box. Things close to the vest, but this is paranoia. He's scared. He should be. Sparrow is an inside job to move against the government. So, icyo mujye kuri genzi neza iri Operation Sparrow igiye kuba yaba yagomba kuba yaba mu kazi kacu none igiye kuba yaba igikorwa giye kuba cyarwanya leta y'igihugu cya Amerika kuri kiromve rero. Guteze kandi bazakoresha black box. I think Morse code is going to break the encryption. Reka duhige bamwe mahanga ashaka kuba dufunguriye box kabo. Uko bari guhiga bamwe mahanga barimo arakeka umusore bamwitaga Berkov. Twice already. Exactly. Urakeka kayoroshye se? Ntabwo uzongera kumufata kwa kundi. Asigaye yega no kurwana ngabo. Berkov. Anyway, he won't be on the lookout for you. Sawa naramuka adashoboye kuba yagira icyo dufasha hari twakoresha abandi. What? Nikita, if I do this, I blow my cover within Division. Nikita turabizi neza gena ushobora kuba nahatirizamo hari muri Division ko ushobora kuba nakwangiza mu byukuri byo ndimo ndakora. Bigatuma bamenya neza ko nkorana nawe. None urakeka ko tubirekera gutyo sidura ukuntu kitunarika ngabo hamuzara kabireba kanu kitunaritse kuri habari cyo gashatse kuvuga. Well, then it's time to come in from the cold. Nakeka nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo umugabo ubashe kubagira ibyo wikuramo. Nibona ko bishoboka buriya ko nayo nabigenje. I should really get over there. Hari igihe buriya kizagira tuye tubikora nk'iteka kandi ibyo baganira ariko ibyo bakora nabyo babikoreye akazi gakorwe. Yerye no kureba byo kuri Alex kuva twagira nta na kimwe ndamwumva mwibuka Alex anaherereye yari yatawe muri yombi dore ngo umukobwa arimo arashiririzwa n'amashanyarazi barashiririze. That was just to test the chair. Nari ndimo ndapima ngo numva intebe kiri gukora niko kavugaga. The more you struggle, the more it hurts. Uburyo rushaho mu byo kuri gukomeza kubabara ni kubirushaho kugenda bikubabaza.